Ibibereye mu karere ka Kayonza birababaje cyane biteye agahinda aho umusaza w'imyaka 65 arimo gushakishwa nyuma yuko bigaragaye ko yasambanyije akuzukuru ke k'agakobwa gafite imyaka 8 akahamagaje mu cyumba ngo nikamwanurira imyenda iri hanze kayizane mu cyumba. Kageze mu cyumba rero nk'uko aka kana kabyitangariza ngo karagiye, uyu musaza ahita akabwira ati vaye nkuterure, ngo aragaterura agashyira ku bibero bye, arangije kugashyira ku bibero bye atangira kugakorakora, tangira kugenda agakorakora ku gitsina, ngo afata igitsina cye akajya agikubita ku gitsina cyako kana k'agakobwa. Uwo musaza rero ibyo arangije gukora ibyo yakoraga, ngo yashyize umwana hasi n'ubundi umwana aronge arasohoka ajya hanze. Agiye hanze ngo umwana ajya mu rutoki, umusaza ngo arasohoka abona ntago amubonye, asubira mu nzu. Umwana ahita yigira mu miryango yabo. Kuhera ubwo umwana bako mu miryango yabo paka nyirakuru aje, dore ko ibi byabaye nyirakuru yaragiye kurwaza papa w'aka kana. Birababaje cyane rero ibi byabereye mu karere ka Kayonza mu mudugudu wa Kabare ya mbere mu kagari ka Rw'imishinya, umurenge wo ndabona batarawutangaje. Ikinyamakuru dukesha amakuru ntago cyatangaje umurenge, ariko umusaza afite imyaka 65 mu gihe umwana afite imyaka 8. Niyo nkuru rero tugiye kugenda turebera hamwe hano kuri Hot News TV, ariko mbere yuko tuyinjiramo neza reka manze mbasuze kandi nizere ko meze neza cyane. Umushyashye yihutire gukora subscribe kugira ngo ajye abasha kubana natwe mu biganiro n'amakuru bitandukanye. Ni amahano rero yabereye hariya mu karere ka Kayonza, nta nubwo ari kera, n'ejo bundi muri uku kwezi kwa 7 tuvuyemo nibwo ibi byabaye rwose hariya mu karere ka Kayonza, aho nyirakuru yari yagiye kurwaza papa w'uyu mwana. Umwana asigara aho ngaho ariho yita kwa sogokuru we. Sogokuru rero birangira amukoze ibyo ngibyo. Hanyuma ukuntu byaje kumenyekana rero, umwana yaje kujya mu miryango yabo, nyirakuru aje ageze mu rugo asanga umwana ntawo hari, abaza uwo mugabo we, uwo musaza w'imyaka 65 ati umwana se yagiye ko adahari atanakoma. Uwo musaza ngo aramubwira ngo aka kana ngo karagiye kanyibye ibiceri 200 nkabwiye nabi karagenda. Kubera yuko rero uyu mukecuru atarazi imico mibi yo kwiba kuri uwo mwana, yagize amakenga ahita ajya gushakira mu miryango yabo. Hanyuma aragenda akana arakabona, akabonye arakabwira ati ese wa mwana we ko nta kuzi imico mibi, noneho ibi utangiye n'ibiki byo kugira ngo wiba amafaranga? Umwana ahita amubwira ati oya ntago nayibye, ahubwo sogokuru arakubeshya kubera yuko yambwiye ngo ibintu yankoreye nimbivuga ngo azankubita, niyo mpamvu yakubeshya, ahubwo reka mbikubwire. Umwana ahita abwira nyirakuru ibyamubayeho, ahita amubwira uko yamusambanyije. Nyirakuru agera yasubira mu rugo, ageze mu rugo abibajije uwo mugabo we ari we uwo musaza w'imyaka 65. Umugabo ngo aramuhondagura cyane kugeza aho uwo mukecuru arwaye inkoni. Amaje koroherwa ajyana umwana kwa muganga, baramupima bamuha n'ibinini kugira ngo bamurinde izindi ngaruka zakomoka kuri ubwo bugizi bwa nabi yakorewe na sogokuru we. Umwana ubu ngubu akaba yarakize. Guhera ubwo rero uyu musaza w'imyaka 65 ngo yarabuze burundu. Abaturage bakavuga bati nyamuneka ubuyobozi ni umushake tumenye amakuru ya nyayo, niba ari byo koko abihanirwe by'intangarugero, kuko ibintu yakoze ntago bibaho. Urumva ko rero nyamuneka hanze ahangaha bikomeje kugorana. Niba umusaza w'imyaka 65 avuga ati reka sambanye akuzukuru kanje, ni ibintu bibabaje cyane. Ariko nyamuneka mujye mubikora muzi ko hari itegeko rirengera abana, mujye mubikora muzi ko hari itegeko rirengera ababikorewe. Nunabikora ujye ubuzi neza yuko hato nufatwa
biragukoraho uricuza icyatumye ubikora. Ngayo nguko rero reka twebwe tubashimire cyane, nyamuneka kandi tubabwira ati ibintu ntimukabikore, mujye mukora ibintu byemewe. Niba ukuze gutyo nta nubwo wabura umuntu ukuze uri hejuru y'imyaka y'ubukure, ariko ukareka gukora ayo mahano. Ndabakunda cyane, turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka aha kuri Hot News TV, twanabana ku Isimbi TV. Mukore ibisabwa byose bibemera ko notification z'amakuru yacu, mujye mubasha kubona amakuru n'ibiganiro tugenda tubategurira.